by'umwuka no kwizera ntabwo ari itegeko, ariko wowe iyo uhisemo neza ubaho neza, iyo uhisemo nabi urandavura nyine. Urahitamo Imana yaremye ijuru n'isi cyangwa se urahitamo ibigirwamana. Ni uburenganzira bwawe, ni amahitamo yawe. Uhitamo neza ni byiza, uhitamo nabi nabyo bizagira ingaruka kandi uzabirebesha amaso yawe. Bibiliya iravuze ngo kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu nk'iby'isi nabibonye nk'ibidahari. Kandi reka mbabwire, ijambo ry'Imana nababwiye ngo ni ubuzima, ni imbaraga. Hari umuntu ubeshwaho n'iko Imana yavuganye nawe gusa, ariko hakabaho n'umuntu uvuga ngo nta Mana yabeshaho umuntu. Imana ibeshaho umuntu, kandi n'uwahakana ko Imana itabeshaho umuntu, umwuka humeka, niba hari Simba supermarket ajya kuguramo akawutahana bakawumupfunyikira, rwose ndaba nsinzwe. Umwuka duhumeka tuwuhabwa n'ihoraho. Itawuguhaye ntiwajya mu kazi, itawuguhaye ntiwavuga, itawuguhaye ni rusororo, nta n'amasegonda yashira, nta n'amatsiyerise yashira. Reka dusengere umuntu uhisemo kwizera Kristo kubw'ijambo rye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko ndabizi uyu murimo mwiza dukora tuzawuhemberwa. Uramanika ikiganza cy'iburyo nk'indahiro, usubiremo amagambo ngiye kuvuga. Abo nabo bagereranwa n'ijoro, kuko ibikorwa byabo byinshi ni ibikorwa by'umwijima, ni ibikorwa bigayitse, ni ibikorwa biteye isoni no kubyumva. Mujya mwumva ngo umuntu yafashe undi amukerera ijosi, iyo ni imirimo y'abana ba Satani. Biragoye ko wasanga umuntu uri mu rusengero, umuntu wabatijwe mu mazi menshi, yakase umuntu izosi muri kino gihe cya none. Kiba ari nk'ikintu giteye ubwoba, cyadutse kidasanzwe. Ariko ku bana b'umwijima ibyo ni ibintu byoroshye, kuko se Satani imirimo ye nyine n'umwijima. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma kuki Yesu yavuze ko ab'isi batazakunda ab'ijuru cyangwa abana b'Imana? Nuko Satani ni umwe mu biremwa byaremwe n'Imana, ariko kandi yahoranye n'Imana mu ijuru. Ariko kubw'ubwibone no kubona icyubahiro Imana ifite, rimwe rwose Satani ishaka ko Imana iva ku ntebe, Satani nawe bakamuramya kugira ngo yumve icyubahiro ukuntu kiryoshye cy'Imana. Imana iramumanura imujugunya mu isi. Ayo ni amateka muzi ya Bibiliya, sinyasubiramo. Ariko akimanuka Imana yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umubara kumanukiye afite umujinya mwinshi. Wajuruwe ishime. Ai gitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binyuze uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha, imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi. Amahoro y'Imana abane nawe, nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ubuntu buva ahera nibukubeho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kandi amahoro Yesu atanga nawe utayafite ndayakwifurije, kuko nibwo butunzi bukomeye Yesu yasigiye abigishwa. Agiye kuzamuka
ahagaze ku musozi agiye kuzamukiraho yarababwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo amahoro yanjye abe muri mwe. Arababwira ngo ariko ayo mahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi batanga. Ay'ab'isi batanga agira igihe, agira garanti, ariko amahoro Yesu atanga atugumaho no mu gihe bikomeye, no mu gihe cy'akaga dufitira amahoro ya Kristo. Nzanye ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe, kandi ryo kugira ngo wizere Kristo niba koko utamwizeraga, kandi niba nawe wamwizeraga koko, ndifuza ko waguma muri icyo gisata wahisemo, kuko ni igisata cyiza cyane cy'abana b'ubugingo. Uko byamera kose bizasobanuka. Hari abaririmbyi baririmbye kera baravuga ngo hari igihe bizasobanuka byose, ngo kuko abantu babona duhahira ku masoko kimwe nabo, ngo kandi ngo tukarya ibishyimbo nk'uko babirya, ngo ariko ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose, ngo abana b'Imana tugahagarara twemye. Imana ihimbazwa cyane. Reka dusome iri jambo ry'Imana, hanyuma turikuremo icyifuzo, dusengane nawe wifuza ko Kristo akuzaho kandi akuzamo, nawe waruguye turakubyutsa mu izina rya Yesu. Kandi ntukwiriye kujya upinga ijambo ry'Imana, ukwiriye kumva icyo Imana ivugira mu ijambo ryayo. Ese nshuti yanjye, ko abantu bamwe bafite ibyo bizera, wowe nkawe niba utarizera Imana cyangwa Kristo Yesu ngo akurwanire intambara yawe, mu by'ukuri urumva uhagaze hehe? Dusome Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Niryo jambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Bibiliya igaragaza neza ko abana b'Imana dukwiriye kuba abahanga mu by'Imana, abahanga mu byo kumenya iby'ikirere gihatse, abahanga mu byo kumenya iherezo ry'ubuzima, ko hari ubundi buzima. Ariko Bibiliya inadusaba ko dukwiriye kubabaswa, tukababaswa mu bibi rwose. Ibyo ubibona gute? Ubundi iyo wicaranye n'abagabo bagenzi bawe basoma ku gacupa cyangwa ku gatama bo mu cyaro, bitewe nuko bakita, agatubiza ikintu kiremereye kiramutwara ubwenge, wowe ukavuga ngo nibampe amazi, araseka. Ariko ari uyu muntu utumije icupa rya mitsingi cyangwa rya Heineken cyangwa se rya Rikeri, ibi nagiye kunywa mu mubiri ntabwo binganya imbaraga mu buryo bw'ubuzima n'amazi wowe ugiye kunywa. Ngaho duheraho. Umuntu agizwe n'amazi, hafi 1/3 cy'ubuzima bwiwe ni amazi. Hanyuma ninde wigeze kubwira ko umuntu agizwe n'inzoga nibura 1/2 cyangwa 1/1? Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu mu by'isi turabaswa, ariko mu by'Imana turabanyabwenge. Haleluya. Inshuti y'umusaraba, Bibiliya iravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo ku bwa Kristo. Abari muri Kristo Yesu iteka isi ntibumva, kandi sinihame ko isi yumva abana b'Imana, kuko Bibiliya Yesu yagiye abisobanura. Aravuga ngo iyaba muri ab'isi, isi yakabaye ibakunda, ariko ngo kuko mutarabisi,
isi ntizabakunda n'ab'isi ntibazabakunda. Niba hari abantu babangamiye imyuka ya Satani, ni abantu bari mu gisata cy'iyobokamana, abana b'Imana by'ukuri, apana babijabata. Kuki Yesu yabivuze mu bwenge buhanitse, ntiyabiha detaye, ariko reka mbiguhe uko umwuka abimpaye. Iyo hariho ijoro, ntabwo amanywa yatangazwa muri ako kanya, ntabwo izuba ryarasa mu ijoro, ntibishoboka. Bahaye urugero rwumvikana. Iyo ijoro ribonye amanywa, ririhuta rikava mu nzira, rikipfunyikaho Imana yabigennye ko ryishyira rijya. Iyo amanywa cyangwa ijoro naryo rije, amanywa ajya mu ruhande rwaho. Noneho reka tuvuge ngo hariho abana b'Imana, kuko Bibiliya irabivuga muri Yohana ko hariho abana b'Imana n'abana ba Satani. Aba bana b'Imana bemeye ijambo ry'Imana, bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagereranwa n'amanywa, bagereranwa n'umucyo, kuko Kristo muri Yohana yarabivuze ngo uwo niwe mucyo w'ukuri, ngo ni nawe mucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo abamwizera rero bahinduka umucyo ku bwa Kristo. Haleluya, haleluya. Hanyuma abidekaraye ko ari aba Satani barangwa nyine n'imirimo y'umwijima ya Satani, abo nabo bagereranwa n'ijoro, kuko ibikorwa byabo byinshi ni ibikorwa by'umwijima, ni ibikorwa bigayitse, ni ibikorwa biteye isoni no kubyumva. Mujya mwumva ngo umuntu yafashe undi amukerera ijosi, iyo ni imirimo y'abana ba Satani. Biragoye ko wasanga umuntu uri mu rusengero, umuntu wabatijwe mu mazi menshi, yakase umuntu izosi muri kino gihe cya none, kiba ari nk'ikintu giteye ubwoba, cyadutse kidasanzwe. Ariko ku bana b'umwijima ibyo ni ibintu byoroshye, kuko se Satani imirimo ye nyine n'umwijima. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma kuki Yesu yavuze ko ab'isi batazakunda ab'ijuru cyangwa abana b'Imana? Nuko Satani ni umwe mu biremwa byaremwe n'Imana, ariko kandi yahoranye n'Imana mu ijuru. Ariko kubw'ubwibone no kubona icyubahiro Imana ifite, rimwe rwose Satani ishaka ko Imana iva ku ntebe, Satani nawe bakamuramya kugira ngo yumve icyubahiro ukuntu kiryoshye cy'Imana. Imana iramumanura imujugunya mu isi. Ayo ni amateka muzi ya Bibiliya, sinyasubiramo. Ariko akimanuka Imana yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko umubara kumanukiye afite umujinya mwinshi. Wajuruwe ishime kuko umuba gukuwemo. Uyu rero Kristo avuga ngo isi ntizakunda abana b'Imana, nuko Satani akorana n'imyuka mibi, ni se w'imyuka mibi. Imana cyangwa se Kristo niwe nkomoko y'umwuka wera w'Imana, uzana ubuzima, uzana ubugingo, utanga imbaraga, ukora ibitangaza n'imirimo ikagaragara. Rero wahisemo kuyoboka Imana, muri we hamurikamo umucyo wa Kristo. Haleluya. Hanyuma uyu mucyo wa Kristo amutoza ingeso nziza. Hanyuma uwahisemo kuyoboka wa mwijima, nawe Satani amutoza imirimo y'umwijima.
tutari bujye muri detaye namwe imirimo y'umwijima cyangwa se imirimo n'ingeso za kamere biravuga ngo iragaragara rwose. Kuki rero bihita bigongana? Kuki wicarana n'ufite imyuka mibi wowe ufite umwuka wera mukabangamirana? Nuko isi mureba yahozeho mu buryo butagaragara. Mu gitabo cy'Itangiriro murabisoma igice cya mbere, ngo isi yari iriho itagira ishusho, ngo yari iriho ubusabusa. Ni ukuvuga ngo ibi mureba ku isi byose byabayeho ubusabusa, ariko Imana ivuze bibaho biragaragarira amaso y'umuntu. Bivuze iki rero? Ibintu byose bihera mu mwuka bikagera mu isi y'umubiri byahereye mu isi iri spiritual. Hallelujah. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iyaba murabisi, iyaba muraguza nkabo, iyaba muterekera nkabo, iyaba mutunze imandwa na ryangombe na nyabingi nkabo, ngo isi yakabaye ibakunda kuko muba muri bene gutya. Ngariko kuko mutarabisi, ndanezerewe Evode pe, kuko tutarabisi, kuko tutemera imirimo y'isi, ngo abisi ntibabakunda. Hallelujah. Ibyo ni iby'ibyishimo, ibyo ni iby'umunezero, kuko umenya igisata uherereyemo. Ese nshuti yanjye, kubwo Kristo, kubwo ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu, mu by'ukuri hari ikintu waba warahomye kubw'ubwo butunzi? Petero yabwiye Yesu, aramubwira ngo mu bwami bwanjye mbabikiye ubugingo buhoraho, ngo ariko mukiri no mu isi nzabakubira inshuro 100. Hallelujah. Uyu munsi ukwiriye guhitamo Imana ukorera. Niba ari yaremye ijuru n'isi, idapfa, itarwara, batanura imvura iguye, itagira ubwoba, itarashyizweho n'amatora, itazakurwa ku ngoma, urahitamo kuyizera. Ariko nimba nanone urahitamo kwizera, hallelujah, ugahitamo kwizera ibigirwamana nka bimwe Aburahamu yacuruzaga, Tera yari yaramutoje gucuruza ibigirwamana, bari bafite iduka ry'ibigirwamana Tera yitaga Imana. Iyi nkuru reka mbanze nyivuge mbere yuko dusengana na Aburahamu. Mukunda kumva tuvuga ngo ni sekuruza w'amahanga, ni sokuruza wacu. Ese muzi aho byakomotse? Yagiraga ise witwa Tera. Uyu Tera namugereranya ko yari nk'umupfumu utanga imana ngo zitanga urubyaro, ngo n'izindi zigusha imvura, ngo n'izindi ngo zikora imirimo n'ibitangaza. Ariko uyu mwana we Aburahamu mu nyumvire yari yaramutoje gucuruza izi mana, ibi bigirwamana. Ariko igihe kimwe uwo musaza yigira mu rugendo, asiga umuhungu we amubwira ati uzacunga umutungo w'izi mana zacu neza, kuba bizi ko arizo zitugaburira. Umuhungu arasigara yitegereza, yumva inyurabwenge itari kumwumvisha ukuntu imana zitavuga ari imana, yumva ntari kubyumva. Hanyuma ngo afata imana yatangaga urubyaro, yitwaga yatangaga urubyaro, ngo arayifata yivuna amaboko n'amaguru. Afata n'indi yatangaga umugisha ayivunamo kabiri. Abonye nta na kimwe cyegutse ngo kimurwanye, aravuga ngo burya ni escroquerie, ntabwo zina ari imana koko, ahubwo papa ni umupfumu ubeshya abantu ko abahaye ibintu bizima kandi agira ngo yirire amafaranga. Isa atashye araraka, aramubwira ngo byagenze bite ko imana zacu zavunaguritse? Umwana abwira se ngo ariko iyi yavunitse amaguru n'amaboko
harya wambwiye ko itanga iki? Urubyaro. Aramubwira ngo wari uzi, wibuka imyaka maze ntabyara, kuki itampa urubyaro? Abwira se ngo iyaba ari Imana koko ntabwo zari kuba zarwanye ngo imwe ivuna indi, ngo ubwo rero zarwanye imwe ivuna indi. Isi araseka kuko azi ko bitashoboka, amujyana ku ruhande aramubwira ati rero bimeze gutya, ntabwo ari Imana koko mu by'ukuri, ibi ni ibikirwamana, ni ibintu biri aho twabajije. Umwana rero Imana imurebye, ireba uwo mupapa rwose wagize ishyaka ryo kumenya Imana nyamana. Imana iramwiyereka, ihita imusanga, iramuhamagara gatatu: Aburahamu, Aburahamu, va mu bigirwamana byo kwa Sotera ujye mu gihugu uzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, zogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakurwanya nzamurwanya, muri wowe niho isi yose n'amahanga azahererwa umugisha. Kuko tuba mu myizerere rero, nababwiye ko ibintu byose biva mu mwuka biza mu isi y'umubiri bigaragara, twahishuriwe ibikomeye. Inshuti yanjye rero, urahitamo Imana zidakora cyangwa urahitamo Imana nyamana? Reka nkubwire, dufite Imana tutazahakana, tutazigera twiyamura muri twe, kandi imirimo yakoze ni imirimo y'indashyikirwa. Nubwo wowe aho wicaye wavuga ngo ntayo, Imana iriho, irakora, izanakomeza gukora. Niyo abantu bapfa bagashira, Imana ntipfa, Imana ntiryama, ntisinzira. Urahitamo rero wowe, amahitamo nayawe. Bino bintu by'umwuka no kwizera ntabwo ari itegeko, ariko wowe iyo uhisemo neza ubaho neza, iyo uhisemo nabi urandavura nyine. Urahitamo Imana yaremye ijuru n'isi, cyangwa se urahitamo ibigirwamana? Ni uburenganzira bwawe, ni amahitamo yawe. Uhitamo neza ni byiza, uhitamo nabi nabyo bizagira ingaruka, kandi uzabirebesha amaso yawe. Bibiliya iravuze ngo kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu, nk'iby'isi nabibonye nk'ibidahari. Kandi reka mbabwire, ijambo ry'Imana nababwiye ngo ni ubuzima, ni imbaraga. Hari umuntu ubeshwaho n'iko Imana yavuganye nawe gusa, ariko hakabaho n'umuntu uvuga ngo nta Mana yabeshaho umuntu. Imana ibeshaho umuntu, kandi n'uwahakana ko Imana itabeshaho umuntu, umwuka humeka, niba hari Simba supermarket ajya kuguramo akawutahana bakawumupfunyikira, rwose ndaba nsinzwe. Umwuka duhumeka tuwuhabwa n'ihoraho. Itawuguhaye ntiwajya mu kazi, itawuguhaye ntiwavuga, itawuguhaye ni rusororo, nta n'amasegonda yashira, nta n'amatsiyerise yashira. Reka dusengere umuntu uhisemo kwizera Kristo kubw'ijambo rye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko ndabizi uyu murimo mwiza dukora tuzawuhemberwa. Uramanika ikiganza cy'iburyo nk'indahiro, usubiremo amagambo ngiye kuvuga niba wumva uhisemo inzira y'umucyo, kuko nabisobanuye. Niba wahisemo inzira y'umucyo, ubwo uhisemo Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikiganza cyawe cy'iburyo vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe maze kumva muri uyu mwanya. Nizeye ijambo ryawe, mvuye mu mwijima ngiye mu mucyo. Umucyo wawe umurikira umutima wanjye, umucyo wawe umboneze, umucyo wawe umbashishe, umucyo wawe unyuzuremo. Nitandukanije n'imbaraga z'umwanzi zose, imbaraga za sekibi zikurwe muri nge, umwuka wera w'Imana yinjire muri nge. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo. Mbisabye mbyizeye kubwa Kristo Yesu, amen. Wewe wari waraguye ukaba wumvise ijambo, ukaba wumvise umucyo n'umwijima icyo bisobanuye, ukaba uhisemo nanone kongera kugaruka mu mucyo wa Kristo, kongera kwizera Kristo, kongera kwizera ijambo ry'Imana, vuga ngo Mwami Yesu, nari narateshutse inzira yawe, ariko nyuma yo kumva ijambo ryawe subijwemo imbaraga, ndizeye ko uri umurengezi wanjye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro,
kandi rishimwe, bisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu, amen. Imana igumugisha. Iri jambo ushobora kurisharinga abana b'Imana ndetse n'abandi batarizera Kristo, kugira ngo rigire umumaro, kandi aho uherereye hose iri jambo rikugirire umumaro mu izina rya Yesu. Shalom, Imana ibumugisha. Ibiganiro byacu by'iyobokamana nakagaruka, umwami nabishimire, kandi umwaka mushya muhire, muzagira iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunane, muzishime kandi muzanezerwe ko Imana ibatsindishirije mu izina rya Kristo rikomeye, amen. Shalom.